amakuru rero ari kuri Jibril Watara yabwiye inshuti zatabakunze APR ndabaha icyo ntibazaze bikandagira. Ariko Rugaju abantu bajya kureba iminota 90 bagasanga nta kintu bakuyeyo baganira. Ese urebye aya maekipe ko hagaze umwanya Haringingo yaraje Taleba ari hakurya Junior ukabose bitwaye neza banitwara neza hanze noneho kera kabaye amanota 3 bayakurayo. Twitega ko kuwa gatandatu umupira uri bugenda n'ibitego bikaboneka kuri stade Amahoro. Ako n'ubundi zimace ziheruka baratsindanye. Byagiye mu ruhande rumwe. Kandi abantu babakeneye ko bahaguruka mu mpande zombi. Birahagije ko uri hasi akwiye kuzamuka naho uri hejuru nta kintu. Agagumayo ariko ndakamusanga. Cyari ikibazo mbere nuko byabaga ubusa ku busa. Ubusa ku busa byo bombi nta bagagize nyine cyakora kigaragara. Ariko hari yagerageje kongeramo abakinnyi APR. Ariko hari n'ibyo Haringingo ari kugerageza gukora. Urebye Rayon Sport ikibazo kinini wena yari ifite kurusha ni ikibazo cyo uko biyumva bajya gukina na APR. Mentally bari weak kurusha uko APR bimeze. Aribyo Haringingo yagejeje kuganira nabo kuri match y'amagaju. Haringingo arapropose ibintu bitatu kuri match ya APR. Icyambere nuko asaba abakinnyi be kudatsindwa ibitego bya kare nkuko babimukoze kuri match ya Gorira. Murarangara tugatsindwa igitego cya mbere tukakibanzwa hakiri kare tukisanga tugiye muri position yo kugorwa na match. So warababwira ngo mushoye kujera iminota ya mbere y'umukino tugakina dutuje tutinjijwe igitego. Ibyo bituma abafana bacu bahita bazamuka bakagira icyizere ko ikipe ihagaze neza imeze neza no tugasaba atake gushaka ibitego. Kandi ibyo ngibyo yemera ko afite ubusatirizi bushobora kugerageza gukora neza kuri APR. Haringingo afashe umwanya aganira n'abakinnyi be iminota 15 nyuma y'amaca y'amagaju. Bimwe mu bintu yababwiye yagiye agereranya buri mukinnyi wa APR n'umukinnyi wa Rayon Sport afasha bamwe mu bakinnyi ba Rayon nkabangahe yatanzeho ingero. Bakubaza Olivier ngo aba bataka ba APR no bataka bakomeye ugiye guhura nabo mu buzima bwawe. Olivier akabatereka reka wigeranye ishu n'indege nge nahuye n'abataka va kuri aba ngaba bishakisha ntacyo gutinya gihari nicyo yashaka kubabwira. Kabwa Cimanga 5 hose wanyuze nibwo bwa mbere ugiye guhura n'abataka bakomeye. Cimanga tereka Abedi match wakinyu gatsinda APR ntazi hari ntazo wibo Abedi ndazifite no muri Kiyovu turi kumwe narayikubise. None si kibazo ni ikihe gituma mumva mwisuzugura mwisuzestima mwitinya. Abakinnyi bati nta mpamvu ihari. So arabwe ati rero tugiye gufata imyitozo y'icyumweru tuzajya dukora rimwe ku munsi dukore saa 9 baratangira rukaro uyu munsi. Icyifuzo ni kimwe turajera iminota ya mbere ntidutsindwe igitego hanyuma tubone gutangira kwataka izamu. Impamvu ashaka ko batangira basa n'abari pozemo nuko bashyuhanye APR mu minota ya mbere bagashaka kuyataka cyane ibatsinze igitego kuko maze igiye batsinda mentally bahita bashita n'ubundi bwabwo babwaga. So aririnda yuko icyo kintu cya confiance nke basanga numwe kuba ko APR yabatsinze muri match zishize cyababaho hakiri kare none abakinnyi bagapfa mu mutwe. Erega benshi bari mu bariye bine ku busejo bundi. So aririnda ko batsindwa hakiri kare. Tuanze tujera iminota ya mbere tuze kwinjira muri match nyuma. So icyo Haringingo ari gukora. Bamwe mu bantu bo muri staff ye bageragezaga kujya inama bavugaga yuko byabyiza bashyizemo Likawu. Bavugaga ko Olivier yajya mu izamu Kabanga akina 2 Ganijura agakina 3 Yusude yanyagize akabazo gato mu rubavu ariko azaboneka na Cimanga. Hari n'abambwa atari ko twagerageje Emery nk'umukinnyi umenyereye of experience gute izi match za derby zose kuva yagaruka muri Rayon nta nimwe yakinnye APR. Aracyarimo gutekerezwa kureba ibishoboka aho ngaho. Ariko bakaba komediane biramutse bigenze neza bakoresha Richard Likawu na Abedi batatu kugira ngo bagire imbaraga. Turagaruka gato kuri APR hanyuma uruhande rumwashyire Ngonga urundi hashyire Didier atakishe Asumani. Kubera iki? Kubera yuko ntabwo Fonganya yari yakira ubwenyi kubera neza ntarakira pe. Haringingo babinyibwire ko yarihutishijwe cyane yamukoreye amakosa banamushyira kuri pressure yo gutuma adakira neza. So kuri APR igitekerezo ni kimwe
Clement yari arwaye ariko agomba kugaruka twabivuze agaterwa inshinge ariko agakina. Yunus yari yujuje amakarita aya makuru hari neza cyane nimonye mu kanya nihugika confirmed barahari neza cyane n'imyitozo n'inkuba bayirimo na Yunus na Clement Yunus na amakarita Yunus nta kibazo nta kibazo rwose amakarita yari amakarita yavuye ubwo ngo defenseri umutoza azakuramo abakoresha ariko Clement arahari Yunus arahari uyu mwana wavuye muri Alex wavuye muri Gasogi yanatsinze igitego kimuzamurira confidence na Ishimwe Abdul arahari nizamu rwose Adolphe arahari neza cyane. Hanyuma batekereza yuko muri Mediane Memeri Dawn igihe cyo kumudropinga. Memeri Dawn ntago ameze neza mu buryo bwa forme, si ikibazo cy'imvune. Hakora Sekiganda Dauda na Ruboneka abakinnye match nziza cyane batsinda Kura. Bakavuga ko Memeri Dawn bijyanye nuko yitwaye muri match zishize n'ubundi bashaka kumudropinga akaza gukina simbuye. Batatu imbere ni bisanzwe Sheikh Jibril batarafite umwanya wira mutugimera agomba kubona umwanya. Hanyuma numva se Kigana wari kubagaruka nyuma yo kudakoreshwa match ya Etincelle murabyibuka ndetse n'iheruka ya mutoza n'amazi iminsi yubakiye kuri 4-4-2 ariko urumva kumugarura bizaba ari byiza kubera ko urumva Rayon Sport izayifite abakinnyi benshi muri Mediane harimo na Busiyo Gwenge kumwe mu mediateur kurane nkuko Rigani yabitubwiraga. Urumva uzakenera Mose Kiganda kugira ngo muri recuperation ufite abakinnyi benshi byibuze yaba Dauda yigira imbere afatanya na Ruboneka. So igitekerezo rero cyuzabanzamo muri stade Amahoro barafindara ayikundana nayishobora kuri wing imwe urumva probably cyangwa se Hakim Kiwanuka. Umutoza wa APR iyi match twigeze kuganira avugaho ijambo rimwe akunda iyo ari gukina muri stade Amahoro ni ikibuga kinini mu bugari. Ibyo avuga muri coaching nibyo bibaho. Iyo kina n'ikipe yagutinye yafunze ugize amahirwe yo kubona ikibuga cyagutse birakorohera kuko espace iriyongera. Nukuvuga ngo pitch y'Amahoro ntago ingana na pitch ya regional y'Nyamirambo. Iyo pitch rero ari nini bikorohereza ko executa uburyo bw'usatira nawe byorohera kuruta udefanda kuko usatira n'ukeneye espace yo gucishamo imipira. Udefanda mu bana nini kuko nyine kugira ngo abahagarike kimwana Kigali. Icyo rero kuri APR umutoza yakishimira ahorana igitekerezo kimwe akina na Rayon ndayisatira ntajya yidefanda arabati ndayirusha karite ngomba kuyisatira nkayitsinda. Ikindi wenda kuri APR bavuga bari kwishimira cyane nuko kuri ubu ngubu izi match batsinzemo Rayon Sport zishize bari kubara yuko nibaza kwitsinda ni match zarazibaye match zangeze kurikiranya yabaye ya kane irabaye ya kane abati nta guhagarika tugomba kurangiza ibigigikome cya champion kuri iyi match dutsinda Rayon. So ibijyanye na prime abajenerali ntibarabasura ariko ni uruboho APR yagurikira muri sexa kuzamura icyo ntacyo kubaza ni uruboho rwose ubwo negereje kuzamura ni miliyoni ahubwo nge nafane Nyakarundi bamanutse bagiye gutanga icyo bita uruboho ariko ubwo turacyarimo kwiyunyuguza za ndani ubu ngubu tubahaye nka 2 ku gatanu iminsi iracyahari. Yavuga ati match ya Rayon Sport ndayiteguye kurusha ikindi gihe cyose nayiteguye. Akuriya graphique ya Sheikh Jibril watarahagaze Paul mwanya apfukamye wewe watarango bifitaho biva ntago ari bira bya graphique gusa yarababwiye ati bakinnyi bagenzi bawe bafana ba APR mwitegura ibitego byanjye ngenda bifite no kumenya ahubwo ngo nibinga. Ngewe rero iyi match kwizigira kugira ngo tunayiganiro twinjirana no kuri izo graphique na Rugaju mwese mutanga ibitekerezo nibyo nababwiraga. Sinarinzi ubuyobozi bwa APR bwemera ko kuri social media zabo bishyuha gutya kuri match yewe niyo yabaga ari match bakiriye kuko buryo wakiriye ni ukora campaign kurusha uwo agomba gusura. Ariko noneho turi kubona ebana na shot on target umwe arataka n'undi agahita akora transition rapide wa mugani agahita akora comeback nawe akaza gushaka uburyo yataka adversaire. Twabanje kubibona imwirarohama n'indi isanga birabwira ite tuje kukurohora mu karere ka Rubavu. Ariko none ikipe ya Rayon Sport igira icya irapostinga iravuga iti turi muri derby mode. Hanyuma barangije bafata umutoza Haringingo bamutereka mu modoka hari imbere hagongwa umutoza Taleb bavuga ko rwose biteguye kuzamwitaho nyuma y'umukino.
ikipe ya APR itibabwira iti turi club giant bahita bafata umuntu witwa rutahizamu wa Rayon Sport apfukamira Jibril bashyiraho imikino 2 iheruka baravuga bati byari ibitego 7 barongera bafata highlights barashaka kuzuza 10 barabwira bati ese ibi murabyibuka kuki uyu mukino wagize ingufu zitandukanye n'imikino yatambutse kandi aribwo nyine hagaragayemo ibyo bitego aya ma equipe ubungubu imwe ikaba yirukanga ishaka igikombe noneho harimo na intervalle y'amanota hagati y'ama equipe yo ngira ngo ikintu cyatumye iyi match igira ingufu wabivuze ko ntibyari bisanzwe ko APR Football Club ijya yemera nyine kujya muri za moto mu buryo buri open kugaragaza nyine ko irimo irarwana intambara za social media cyane cyane harimo ibintu bikomeye cyane ku ikipe ya Rayon Sport ni ifite ibintu irwana nabyo byinshi cyane kuri iyi match ikintu cya mbere Rayon Sport irarwana no kubona abafana kuri stade kugira ngo ibone amafaranga. Rayon Sport irarwana n'icyo kintu kugira ngo ibone amafaranga. Yari ikeneye gukora match nziza nk'iyo batsinze Amagaju kugira ngo bongere babwire abareyo ngo ahari turacyafite imbaraga z'ibyo twarwanira, turacyafite imbaraga zo kuba twahatana kandi tugatsinda. Cyari ikintu gikomeye cyane. Ibyo rero bituma abashinzwe itangazamakuru muri Rayon Sport wasilisiritu no kumobiriza abafana akora iyo bwabaga ngo abe innovative abwira abareyo ko hari ibyo bazaza kureba mu kibuga kandi bagifite n'ibyo kurwanira. Icyo rero kituma iyi match d'abord ishyuha. Yego. Icya kabiri Rayon Sport ifite ipfuno y'imikino iheruka. Ni mu mupira ntawe wabyita gutyo kuko haba gutsinda no gutsindwa no kunganya ni bisanzwe, ariko muri derby ziheruka Rayon Sport yabaye insina ngufi icibwaho urukoma iratsindwa ibitego byinshi. Buriya muri derby hari igihe bagukubita 1-2 ukavuga ngo byari biri close byari byegeranye, ariko uriya 1-2-3 bwacyo umuntu akakongera 1-2-3-4 Rayon Sport irimo irarwana no kureba ko uyu mukino yawifashije kugira ngo yikureho ikimwaro cy'ibyayibayeho mu mikino itambutse muri uyu mwaka ibyo bigatuma mu mitegure ya Rayon Sport ibi byabaye ngombwa ko Haringingo afashe equipe agatangira gushaka uburyo ahana abakinnyi ba indiscipline agatangira kwereka abakinnyi ko nta kamara ugomba kubanza mu kibuga n'ibiki. Ni ikintu cyitwa kugerageza gushaka ibyiza muri bo babyara kugira ngo bazatsinde umukino bikore mu kimwana. Ibyo rero bigakomeza gutuma nanone umukino ugira irindi reme. Icyo rero navuga cyabaye muri APR yumvise inama yagiriwe n'abantu b'abanyamupira bababwira icyerekezo cy'umupira werekeza. Umupira werekeza nuko ikipe yawe ugomba kuyimenyekanisha ikaba star ikamenyekana. Niba ikipe nyine naho iri loki no kumenyekana kwayo hari icyo biyimariye. Yashyizeho niyo mpamvu yagiye ihindura timu ya media barabanje barabitekereza abagiyeho bwa mbere igihe bahaga abakazi ba Hardi bakongeramo ba Claire bakavamo bakongera bakagerageza ba Jado Dukuze bakongera bakagerageza cette fois-ci harimo abajene bitwa ba Ivan undi nazi zina bazanye AI bageze Gen Z abajene bakiri bato nanone bajyanye n'igihe cyerekeza. So ntabwo rero bashobora kwemera ko basharingaho nk'abantu bamugani bagira bazi bya military tactics mukomeze kuba bombarda bo bacecetse as if intwaro urimo urakoresha bo batayifite. So niyo mpamvu rero iyo innovation iyo dynamisme abakozi bahari bahoraho bashinzwe icyo kintu bashinzwe multimedia ya APR niyo mpamvu noneho nabo barimo baragenda basurikira Rayon Sport kongera kuyibutsa ngo nta kintu cya danger mufite.
n'ubundi turacyahari. Njye So, kintu- byagiye rero bizamura ubwo buryo nyine kubera ko bamwe baragaba ibitero bya social media bigamije gukurura abafana no kubabwira ngo turacyahari hari ibyo turwanira, abandi nabo bakabasubiza bababwira ko bagifite upper hand cyangwa se bafite ijambo rikomeye cyane, byatumye nyine haba uko gushyuha no gushyushya njyewe ikintu mbaza Rugaju ni kimwe. Abanyarwanda bakunze umupira w'amaguru bamaze iminsi bashinja aya mayikipe, n'ibyo uyu munsi byarashyushye muri social media, itangazamakuru dufata umwanya tukaganira uyu mukino, yewe tukanabatumira na ba nyir'ubwite bakaza bakabivugaho.